ikimenyetso batisimu tuzi ko ari kamere yose niyo mpamvu amazi asukwa ku gahanga ariko amazi tuyasuka mu gihohoro hasukwa kubera ko ariho mutagatifu amanukira. Turabanza dusubire mu masezerano yacu y'abatisimu ubwo tugiye kwifatanya n'ababyeyi bazanye abicaye iburyo bwa senge mwemera ko mutagatifu kiliziya gatolika rusange n'abatagatifu ikizwa ry'ibyaha izuka ry'abapfuye n'ubuzima buzabaho bwo kwemera kwacu n'ukwemera kwa kiliziya yacu twese twiyemeje kwamamaza muri Kiliziya Nyagasani. Mwicare hasigara ababyeyi bazanye abana ngo babatizwe. Ubu noneho imihango nyirizina y'abatisimu igiye kuba kubasuka tubashyiraho amazi tubabatiza mu izina ry'Imana Data n'Umwana
nguyu umunsi nyagasani Imana yabashe kuduha umucunguzi w'ubugingo bwacu. Uyu munsi mwiza wa Jayden nawe yabashe kuvuka bwa kabiri. Ndagira ngo rero muri akanya dutangira gahunda ya Uwiteka Imana agiye kutugeza neza. Ariko n'umusenyi murakoze namwe. Reka twubahe Imana. Nyagasani Imana yacu turagushimiye, tugushimiye uburinzi bwawe bwabanye natwe kugeza uyu munsi twaba turi bazima. Izina ryawe rikunzwe icyubahiro. Dushimiye ko abanye natwe muri gahunda z'uyu munsi twagiyemo tukaba tugeze mu rugo turi bazima, iherwe icyubahiro. Tweretse gahunda zose turabigisha abari bose barugisha ibintu bikorerwa byose, abaganga yose, ibitunga imibiri yacu biri buhafatirwe umugisha. Twese ukomeze ubane natwe umunsi wose, tubigusabye twizeye kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Ubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. yageza amufate ari hano undi nawe yicaye yahita imwandikira. Mbese wanayibona irase ikoresha irivugishwa ifite mikoro zayo. Nziza mwese waje ubu nacyo kiracyabaza kandi navuga ku munsi munezero dukwiye kunezerwa umubiri wose. Umwanya tugezemo kugira ngo twagera neza hano, twagera meza kugira ngo yateguye aha ngaha kwiyakira. Ndasaba umubyeyi wa Batisimu ahaguruke. Ndabona mu magende niwe yibereye aho ngaho ari gutanga inkongoro ariko
turakomeza abatereka aho ngaho ntagera Bon appétit. courage nta kamera iri ku yindi y'iwawe ntukaratire iyi se ni kamera baba bamufite kamera ni indi kuri iyo kamera ariko Udasanga afite se uzakomeza Kigali mama banigira imbere bayigije zagashyira kuri warangira azagushakira umufuka gukoza ariko rero ibintu mba narakoze bari mu agenda bakayibunda bajya kuri ibikoresho rero umwana bajya ku muhanda wa radiyo uzagenda mu isoko n'ubona biriya resitora irasanga muri resitora uzamuhita
hamwe na madamu umufasha wanjye nawe yabiriye. Ugiye kuvuga uko witwa sibyo? Aho ubwira abantu ko witwa nawe vuga cyane tubwira izina ryawe. Ababyeyi abamama bari hano barabizi, iyo umuntu ari materinite amaze kumuhereza urupapuro rw'akazi, nanjye rero nimwe twavuye mu gitondo mu saa tatu twerekeza hariya mu kiliziya. Ntabwo umuhango twari tugiyemo ntabwo ari uwadutunguye, tumaze iminsi tubitegura. Uru rugo rwa Emmanuel n'uwanyuke, Imana yabahaye umugisha umwana umwana w'umuhungu kugira ngo byumvikane neza. Umwana w'umuhungu Imana yabahaye uyu urabonye uyu mwana rero wenda mama waraza kubigarukaho atubwira amazina ye nayo wateganyije, ariko uyu munsi ninjye washyizeho akadomo, uyu munsi ninjye wabyemeje. Twerekeje ku kiliziya rero mu muhango wo kugira ngo batisimu nk'abakirisitu gatolika, twebwe duhabwa isakaramento rya batisimu tukiri bato. Bibaye na byiza burya umuntu yava materinite padiri yabikoze, ariko ntacyo bitwaye, umuntu abitegura yitonze n'ababyeyi bakabanza babura imbaraga. Twagiye neza, twagize urugendo rwiza. Abo twajyanye ku kiliziya barabizi, twagiye tugera ku kiliziya, isakaramento twaribonye, twariherewe mu misa ya gatatu, misa yasomwe n'umusenyeri Kizito wa Hejuru. Misa yagenze neza, bikurikiza
icyaha cy'inkomoko akazagera mu ijoro umutima we nta cyasha nta bwandu nta kizinga ni nabyo tumwifuza abamwishimiye abagabo twese turi hano bashoboraga kuba bamubyara bashobora kuba bamubyara ndetse bakaba bamuhagarariye ariko njye bahisemo kugira ngo mbashe kumubyara ababyeyi ndabashimiye ndabashimiye mbikuye ku mutima umubyeyi wa Batisi w'inshingano ze turazizi tuzababa hafi uko dushoboye tuzafatanya kurera uyu mwana mu buryo bwa gikristo ariko uyu mwana ndagira ngo mbibutse ko atari uwacu twenyine umuntu wese uri hano ni umubyeyi uyu mwana yavuye umubyeyi wese aba ari umubyeyi kandi umwana wese ugomba kumufasha kugira nk'umwana wawe ntabwo mvuze rero ngo tubwihariye twenyine umwana w'ababyeyi bose bari aha ndetse n'abandi bakoresha kwandika nkaba rero mbashimiye mwese ari abo twaje muri kiliziya abana basigaye kuri bwo abandi bantu bakomeye nabo hanyuma tugasangira ibintu bimeze neza nabo turabashimiye hari impano rero twageneye umwana w'umuryango haguruka bagufate ababyeyi babibwira nabanje kuboneza ko nari nzi ko nakuze ahari babibyara ariko buhoro buhoro bigenda biza none ndabona ko byanagenze neza hasigaye kuri twishimane n'umuryango n'umwana gukomeza kurwana neza tuneshereza kuzakora umwaka mushya muhire w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu murakoze yiganjemo kugenda bashingira nanjye urebye amagambo yanjye nawe kubashimira cyane hanyuma rero mpagaze aho bahagarariye kugira ngo Imana imurinde umudamu ariyo mwana w'inzira kuko umwana hagati aho ni
nitwa Uwantegeka Divine wa Matanza, benshi muzi kuri Mama Keza nitwa Uwantegeka Divine, niyo mazina yanjye. Umupapa hano bahuje amukuru cyane na Imana Emmanuel, akaba dufite abana bane benshi turabazi bakamenye. Noneho rero bose kuri uyu munsi ndabanza kubashimira cyane ariko cyane barajya bivugaho cyane wagira ngo Kristo ayikomeje akomoza ku mutima wanjye abashimira. Si kenshi ko ushobora gutumira abantu ukabona baje gutya, ndabona mumeze neza rwose, ndabashimiye umubare maze mwe n'amashyi. Ayo niyo mukwiriye murakoze cyane. nawe ari hano yakuba kenshi nyine ariko ndakomeza mbikora. Mu by'ukuri ndabashimiye cyane ko mwabashije kuza mu birori by'umwana wacu ari we Ansize Deni ya Sipi, niyo mazina yitwa Ansize Deni ya Sipi, niyo mazina Deni ya Sipi babaga n'abasohotse niyo mazina ye. Kuri uyu munsi yashimangiwe kuko yahawe isakaramentu rya batisimu, yabatijwe, yashimangiwe mu by'ukuri. By'umwihariko nshimiye uyu mubyeyi. Umubyeyi nanjye n'abana ujye umenya ko uri umuntu mwiza. Uyu mubyeyi tumurikira tujya kumutoranya, twamutoranyijwe n'abana ba hano bati twaravuze tuti se umwana wacu uzabyarwa nande? Uri Keza ati papa we niyo ugomba kuzabyara uyu mwana. Ese kubera iki? Papa we niwe ugomba kumubyara. Barumuna nabo bahita bungama bati papa we niwe ugomba kubyarira umwana. Ese ni uko ari hafi mukunda kujya cyane ngo papa we ngo niwe ugomba kumubyara, ngo uzabimubwire. Isi aravuga ati impamvu bamugize bamutoranyije mu bandi bose bazi, buriya hari impamvu. Twahise tumusubiza tuti rero twebwe twabonye ko inshingano uzayikora neza, cyane ko abana aribo babashe kugutoranya mbere na mbere yuko tuba twakubwira. Akibyumva rero nawe rwose yabyakiriye neza pe, yabyakiriye neza. Ntabwo abanje guca hirya no hino nk'abandi babyeyi. Hari umubyeyi ubwira agatangira ngo oya ngo njye sindatura, ese ngo inshingano ngo muzayishoborera. Ibyo bibaho rwose buri mubyeyi ukabona niyo nawe akwemerera akakwemerera yagoranye, ariko rwose mumushimire cyane kuko ntabwo yigeze agorana. Yumvishije ko twamutoranyije kandi dufite impamvu rwose ni mumumire. Twizimbye mu magambo, buri umwe wese uri aho yumve ko twamuhaye ikaze kandi tumwishimiye cyane. Ndetse n'ukuri ndacyabashimira, sinzi uko nabivuga pe, sinzi uko nabivuga. Ndabishimiye, ndabashimiye cyane kubona rwose mwitabiriye ubutumire bwanjye. Mu by'ukuri simbica no ku ruhande, nagiye muri umwanya wo kugera kuri buri umwe wese. Abenshi twagiye tuvugana kuri telefone, ariko munyeretse ko mudukunda. Icyo nicyo mbashe kubashimira cyane. Mumbare mwongere mwihamashyi. Kuko hari yabivuze ntabwo ari uwacu twenyine, uyu mwana ni uwa rusange, yewe n'abatabashije kuza. Uyu mwana ni uwa babiri ndetse na roho. Ibindi rwose mwicare Imana kubizimana umugisha cyane ko wamugana uyu munsi ni umunsi mukuru wa Noheli. Yezu yavutse, ni ukuri yatuvukiyemo twese kuko ndabareba ku masura rwose ngo murakeye, ndetse no ku mutima njye nayobonye ko mukeye. Ibindi rero murakoze cyane, mukomeze mwicare mugubwe neza. Murakoze ku biganiro byiza batuganirije, ndetse twongere tubahe amashyi koko. Hanyuma dukomeje rero, n'ubundi si bo bafite umwanya wo kutuganiriza gusa ku magambo yabo bavuga meza turi kumva,
natwe namaze kumenya ko harimo ba nyirasenge b'umwana, harimo ba nyina wabo, harimo mbese umuryango wose uri hano nk'uko turi kubibona, kandi ngo harimo abashaka gutanga impano. Uyu ni wo mwanya mwiza wo kugira ngo ufite impano yo guha Jayden, dore tayari kutureba ariko twumva Jayden yiteguye gufata impano ye, yiteguye kwakira impano ye, wateguye impano umwanya n'uwe yaruka hejuru akatuganiriza mu magambo make ubundi agakiza impano umwana. nubwo ntabashije kwicara wenyine papa wiwe akaba yitwa Emmanuel. Bishatse gusobanura ngo Imana turi kumwe. Byagenze neza, ni umunsi w'umunezero cyane. Twakabaye tubyishimira abari aha bose. Rero ndishimye ariko ndanababaye. Narenze hamwe nditana abagore, none mbonye undi mugabo ugiye kuntwara abagore nkanjye. Okay. Rero tukaba twishimye cyane kandi tukanabashimira kubw'inkunga mwaduteye kuza kwifatanya natwe. Abakozi akanya turashimiye cyane bagira umuco wo kugira ngo bizihize ibirori nk'ibi ngibi. Usanga benshi babikora, ugasanga babikoreye ngo muri za hoteli ibyo ngibyo. Reka dukomeze tunezerwe, dusangire ibi byiza, ni n'umugisha bajya bavuga kuri Noheli ntabwo imvura ijya ibura. Nubwo ngo Noheli yaba mu mpeshyi, burya ngo imvura yawe mwibuka harya na Somusiyo, muri Somusiyo mujya mubona hari imvura ibura. No ku munsi w'umugisha mwe mwere wa Nyagasani agira ukuntu agomba kubigenza, imvura nk'iyi ikaboneka, mbese bikagenda neza. Agize ku mpano ziza muhaye umwana w'umuvandimwe w'inshuti yacu, natwe ntabwo twavira ahangaha. Jayden, mwongere mumpera amashyi, ababyeyi mubampera amashyi, hari impano yabo nyabagezeho. Murakoze. biterwa n'imyemerere, ntabwo niba ujya guhindura imyemerere y'abandi, ariko ntabwo nabo bagomba kudutegeka ko tugomba guhindura imyemerere yacu ngo twumve uko babyumva, cyane cyane ko tugiye muri Bibiliya twabatsinda. Impamvu twabatsinda ni iyi: Yohana Batista ntimumuzi? Mumuzi muri Bibiliya? Imana yavuze ko, marayika yavuze ko azahabwa batisima ari hehe? Mu nda ya nyina. Rero se yayihawe mu nda ya nyina ari angana iki? Yarakiwe. Icyo ni icya mbere. Kuvuga rero ngo ntitubatize abana uretse guhangana kw'amadini, mu by'ukuri nta shingiro baba bafite. Icya kabiri, iyi baruwa mu ivanjiri ya Yohani cyangwa se mu butumwa bwanditswe na Yohani ko bamwe babivuga, aho Yesu yaganiriye n'uwitwa Nikodemo mu gice cya 3, aho yavuze ngo nta muntu n'umwe, mutega amatwi n'umwe, nta muntu n'umwe uzinjira mu ngoma y'Imana atavutse bwa kabiri. Iyo bavuze umuntu aba umuntu urya agisama mu nda, n'ukuyemo ruriya rusoro aba akuyemo umuboke ndewuzi. Ni aho ngaho dushingira tubatiza abana, kuko twemera ko tuvukana icyaha twatewe n'abakurambere bacu. Ni aho ngaho rero twebwe icyaha cyacu gikirizwa mu isakaramentu ry'abatisimu. Akaba ari mwavuze kugira ngo abaduhinyura bajye bamenya ko natwe dusoma Bibiliya, cyokora nibabonaho Bibiliya ivuga ko tudakwiye kubatiza abana bazahambire nzayoboka. Ariko mu gihe bikimeze gutyo, uyu mukuru utagizemo uruhare, ariko uyu mwana apfuye agapfana icyo cyaha cy'inkomoko, byabazwa ababyeyi kuko umuntu agizwe n'ibintu sibyo, agizwe n'umubiri akagirwa na roho. Niba umubyeyi amenya ko agomba kwita ku mubiri w'umwana,
ni gute yasiga roho y'umwana? Si umubyeyi se agomba kumwitaho ku buryo bwose. Ni gute nakwita ku mubiri ariko roho y'umwana nkayereka ikandagara? Urumva rero ntabwo nashatse gusobanura si ukugira ngo wenda duhangane nk'amadini, ahubwo bajya bumva ko natwe dufite ukuri kandi duhagazeho, dufite n'aho twagusoma, ariko wowe kumbwira ko tutabatiza abana ntawe wambwira ubisoma, nuhabona uzahambire. Urakoze. Hanyuma rero kuri uyu muryango wabatirishije, nanjye ndi umuturanyi wabo, inshuti yabo, nta birori bishobora kuba hano ntahari. Mama Keza ejo bundi ampamagara, ambabarire ngiye kubivuga, ntabwo njya ngira ibanga ariko sinabibi. Nambwira ati ariko umugabo wanjye wamuhaye ati kuko mpamagara akambwira mu bantu hamagara ngo umuntu wa mbere ugomba kubanza ni Pierre, ubundi ngo wamuhaye. Ntacyo namuhaye, ntacyo. Nuko Manuel buriya niba mugize amahirwe yo gukina namwe murahansanga. Urumva rero iyo ugize amahirwe ukasanga umuntu uzi, aba ari amahirwe. Nta handi tuziranye, nta kindi tuziranyeho, ariko buriya biterwa n'uburyo mwabana abanye. Iyo ubanye n'umuntu neza akubera inshuti nawe ukabibera undi. Nanjye rero nishimiye ko umwana yakuze muri kiliziya, buriya yakiriwe. Nubwo amaze imyaka myinshi nanditse, ariko uriya nawe buriya atunganya uburenganzira muri kiliziya, kuko kiliziya ntirobanura, nta mukuru nta mutoya, twese imbere y'Imana turareshya. Kiliziya yishimira rero ko umwana yateye imbere, kandi ikaha umugisha ababyeyi baba babikoze mu buryo bwose, agakora neza n'umubyeyi w'umwana ufite ababyeyi beza. Ntabwo rero ndi bukomeze kuvuga byinshi muri iki gihe. Ntabwo umugabo avuga wenyine, habaho na agenda. Reka ndakira ahantu uvuga. Turishimye rero kuri Yasipi wacu twabonye tumukeneye. Mpamya ko twese twamubonye tumushaka rwose atari ibanga. Amateka tuyabaye. Rero nanjye hari impano namugeneye, nubwo idafareza impano. Ufite n'umufuka. Rwose ndumva yayakiriye. Umuryango w'iwabo yamuhaye impano, ikigamba abaturanyi natwe tugomba kuhaboneka. Murakoze rero, icyo nanjye mwifata. Ndumva tutatunda tugeze. Ubu ni njye mukuru kuri uyu nguyu. Ni njye mukuru. Ubu bana bari hano bose ni nyina wabo. Nguyu mama do. Mukecuru rero nanjye nkamugeneye cyo. nanjye ni umuturanyi hano hafi umuhanda wa kabiri hano mu Kivu. Mama Keza rero tubona umunsi ku munsi, tumaranye igihe kirekire cyane, ku buryo wenda ntavuga ngo njye nawe turi bashya. Yaba na kare batisimu wenda benshi batavuga ngo njye ntabwo mufata nk'ikibazo. Imbere y'abantu bisobanura ibyo ntabwo bitindaho cyane. Buri wese nuko atekereza nuko asobanura ibintu, ariko byose yitwa batisi. Waba ugiye mu mazi menshi, waba uri bukore nk'uko Kiliziya Gatolika ibigenza, ibyo ngibyo batisi muri batisi. Icyaha cy'inkomoko twasigiwe n'abakurambere bacu, tugomba kumarwaho cyane. Muri ubu butumire rero twahawe, igihe uyu munsi ntabwo nabashije kubaherekeza hariya ku Kiliziya, nari namusobanuriye
nagiye mu kazi buriya nkorera mu kigo cy'indabyo kiriya kigo n'indabyo moderayimu cyangwa se abantu bakizigiriye na ejo uburyo dukora nko kwa muganga dukora iminsi yose tugiye kuntu tugenda duhana ibihe ariko ntabwo uyu munsi nabashije kubona kugira ngo mperekeze ariko nabohereje mu rugo wenda nawe batamuzi wenda umufasha wanjye ugomba kuba hari ubaherekeze ubagende ubagezeyo wongere unabagarure usenye rwose ubagende ubagezeyo unabagarure ntihagire ikibazo baza guhura nacyo mu nzira kandi ubwo rero inshinga twabikoze ariko ndanavuga ngo nubwo nari nagiye ako kazi ndavuga nti ndamukuza n'ahangaha nkaba mpari nanjye kugaragara kwanjye haza kuboneka hano kuko burya uramutse uteguye ibintu nk'ibi ngibi twishimiye cyane tuza no kubashimira rwose twariye twanyoye ibi byose uramutse ubiteguye ntubona abantu ngo baze ntabwo byaba biryoshye kirekera bakohereza ibifaranga bambwira uti ibyago nyamurika ufushije umuntu tukujya tukanze uko bigenda agafata nka se ngira nawe bimubayeho aza kugira ibyago agize ibyago kwa kundi yabigenzaga nawe babigenza gutyo nawe bohereza amafaranga yisanga ahagaze wenyine mu byago yahuye nabyo abura abantu kugira ngo abone mutabara n'ubundi yitabaje kujya gushaka abantu kodesha kugira ngo bazamufashe abandi nabo bamwihuye icyo akora ni amafaranga yohereza natwe twabihereza maze turebe ariko mu by'ukuri byamuhaye isomo aravuga ati koko ibyo nakoraga ntabwo amafaranga kuvuga ngo wohereje amafaranga cyangwa se ubushobozi ku muntu ntabwo bihagije imbaraga za mbere ni abantu kuba ufite abantu biraboneka ibintu nibishaka abantu babishaka bikaboneka rero ntuzavuge ngo umuntu agatumira mu bukwe ngo ngubire ngo urashaka kutwereka kutwereka kanryohereze ngo usingire none se mwese mwaje amatwerero ubu umugeni yahagarara kwa padiri wenyine gusa nta muntu umuri inyuma ntako gahinda ntabwo yazagakira cyangwa ukagira ibyago ukabona umuntu n'umwe uza ngo ubonere aho ngaho ugufasha n'ubwo aho ngaho ubwo rero nk'umuntu ugiye uzi umuco nyarwanda maze ko kugera ahantu runaka icyo nicyo imanza guha imbaraga cyane iyo uhageze wageze iyo atari wenyine nawe wumva akomeye washyigikiwe impande n'impande icyo rero nicyo tugomba gushyira imbere ni ukwemera gufata abana kuvuga ati gateze nagiye niko nyine ariko nagiye ibyo ngibyo ni imbaraga muba mwerekana mu banyamuryango aka ni agaciro muhaye buriya gusa bakwiye bavuga ngo natwe dufite umusaruro nta mpamvu ariko nibwo vuba aha ngaha hano mu Kiri hano bahita mu Kiri Kiri cya Ruhimbi umurenge wa Gishari ubu aha ngaha iyo umuntu bamukubise ku kigikore bahahari nawe arasigara afite imbaraga mama yaje abavandimwe baje ubwira batuye icyo gihe rwose arasigara izi mbaraga ziramara iminsi zimurimo rwose ndabitekereza hanyuma niba nabona abashyitsi bari kumwe n'umuryango remezo abaturage bandi bahari nabyo ni izindi mbaraga umuntu aba afite umunyihangane ndambiranye indondogoremo gake ariko mwihangane yari ngombwa ubwo rero nkomeza kubashimira dushimira buri wese uri hano dushimira amafunguro marwayi dushimira ibyo kurya hanyuma babwira ngo tumwe icyo tuvuwe neza kandi akomeze mbifuriza kugira umunsi mukuru mwiza wa Noheli turi kwizihiza uyu munsi ndetse kandi n'umwaka turimo turawusoza rwose iminsi mike turimo turayireba mu cyumweru gitaha turimo tuwusoje mbifuriza no kuzagira umwaka mushya muhire wa 2025 uzaba umwaka w'uburumbuke umwaka w'amahirwe n'ibindi byose byiza buri wese yakwifuza murakoze ariko nanjye ntabwo mama Keza twabaye inshuti
ariko duhujwe n'uyu mugabo uhagaze hano Peter unufite kamera imbere yanjye. Peter yarakoze projet ya filime ariko nge ntarimo, ariko yarasanzwe akorana na mama Jayden. Nyuma baza kunsaba ko nabajoyininga tugakorana filime. Nyuma yaho nibwo naje kubemerera mbaha permission turakorana. Nibwo nahuye na mama Keza, gusa nsanga ni umubyeyi ufite umutima mwiza muri we pe. Nasanze ari umubyeyi ufite umutima mwiza usabana, uburyo yatwemereraga tugakorerana hano filime tukarinda dutaha. Urumva ndashimira Imana yamuje nayo kuko ni inshuti nziza, turaganira ku mbuga, tugirana inama hagati, yangira inama kuko ngenda umutoya kuri we, gusa ndamushimira cyane. Ikindi ndashimira Imana yaduhaye Jayden, akaba ari nawe naduhuje hano uyu munsi. Ni iby'agaciro gakomeye cyane, kandi Imana ikomeze imube hafi, imukuze ajyejuru. Numvaga ari ibyo ngibyo navuga, ikindi nanjye ntabwo namuburira nk'umuntu tubana. Sawa, murakoze cyane, Imana ibahumure. Haba n'ibibi gusa byo ntabwo tuba tubyifuza ngo bitugereho, ariko nubwo byanga bikaba. N'umuturanyi wa hafi uyu musore rero twungutse yongeye kuduhuriza aha ngaha n'abo tutaherukanaga. Urumva ko ni umuntu ukomeye, ni inshuti nziza ya Kristo. Aratubwira ngo duhure tuganire ku ijambo ry'Imana, yongeye kudukoranya rero. Ni byiza ko ibirori biba bakagira ababyitabira, nta cyiza nk'icyo. Mama Keza rero ndamushimira ko agira urugo rugerwa. Ibyo byose ni imibanire myiza. Twariye, twanyoye, ariko tugomba no gushyigikira n'aho biba byavuye. Ni ukuvuga ngo aho byavuye hajye hasubira ibindi. Urugo rwawe rugira abashyitsi. Jayden akure neza, abona abantu bamusanga nk'umwana uri mu muryango. Warunze wabaye umukristo wawe. Reka rero nanjye ntabwo ndi kubigire. Umwana aba agomba gukaraba, akabona agasabune, akaryama aruhutse. Njye n'umuryango wanjye rero kuri nkuriya nagira ngo tugushimire tuhaye impano uyu mwana. yatuzirikanye umwana ni uwacu ejo azakora